umva ikintu ugomba kumenya nuko ahubwo Liza sinayinzi ko afite umufiyanse abona ka invitation urumva nanjye birantunguye icyo nanjye kukubwira nuko Liza buriya twakundana ntabyo nari ndanaga maranyigiye uriya wari urwaye nicyo gituma waje umeze kuriya byavuye kuri Liza ni birebire muga ni birebire abakobwa ibintu mudukora namwe rimwe na rimwe ihangane kabisa ihangane tukimagine umuntu aguha invitation akirenga amafaranga twishyuye ntuyazi ayo mafaranga yose yavuye kuri njyewe akoreye ibintu bankoze nyine abakobwa turahinduka ikibazo ni uko uhinduka basi utagirishije n'inama ubwira ati sheri njye mfise uwundi muntu abone gufata iyindi decision ubu uragiye gusa ubu uzi uri bumusiga ameze gute ariko ikibabaje cyane mwarabasezeye ntibigeze bambwira ntabwo nayinzi ngo baranakubwiye nicyo gituma byantangaje kubugarutse nyine niyo nyiturano nyine niko abantu bameze ariko icambere nuko ahubwo wowe wamuvugisha ukumva ikibazo yagize cyatumye atabikubwira oya nese sinzi ko nabone nizo mbaraga zo kumuvugisha ndamuvugisha ibi bisobanura ishavu naco rimara ahubwo ashobora kuba afise igituma yabikoze wewe ukabanza ukamubaza ati kubera ko utabanjije kunteguza mbwira ati je mfise undi muntu hama nanjye mfata izindi gahunda oya ahubwo ikigaragara yanyihishemo urumva ashobora kuba atarankunda ko ibi ngibi ni ibintu umuntu ategura mbere ni umugambi umuntu aba afite urumva ntago rero ndamuhamagara mushaka wiki ntakariza umwanya se nyine arabinkoze tu franga yanjye nyine yanjye ragiye amafaranga n'ubundi ni ikintu kigenda ahubwo ihangana ushira umutima mpembero wanze uruhukeho gato wepoze kuko bishaka kugucanga ugasubira muri ya condition uribuka ukuntu waje umeze okay rero bishaka byose ni amasomo nyine amasomo mbonye ariko isirigisha niko ariko ntago bizamugwa amahoro uko n'Imana irahora nivyo bamusabira mwarakundanye icyo gihe kinini muga gusa mwarakoze kutwitaho eka ngende ubwo nico tubereyeho nubo cyari icyo gukora nyine ntakundi ego Umuhemu mu rukundo Umuhemu mu rukundo Sometimes the person you love the most is the one who causes you the deepest pain. It hurts to let go, but sometimes it hurts more to hold on. Loving you was like on a wall. I never came back the same. Ngiye nkwijeje ko ngiye gukora iyo bwabaga pe turebe ko twabona ayo mafaranga sibyo kandi vuba aha ndaguha igisubizo okay wihangane araza gukira sibyo nta kibazo nyine nayishuye okay umva Liza nuko wenda ntari nabona umwanya ngo tubiganireho birambuye ubundi ni isambu mu rugo bamaye mbese ni 8 wanjye nagurishije kuko nabonaga nta kwemera ko ubura muri umuna wawe kandi njye ni inshuti yanjye. Umuhemu mu rukundo Umuhemu
Sometimes the person you love the most is the one who causes you the deepest pain. Uri kwebuka kandi utaramera neza. Ryama ahubwo uruhuke. Ahubwo se Ryama. hano nahageze Ukuntu waje umeze nabi sinakubwiye ko utarorohewe. Raba iyo se uratuma urushinge ubuka. iki ni ikintu nshaka gusobanukirwa. Hano nahageze Wagumye hamwe. Guma hamwe. kabyara. Umeze gute wumva gute mu mubiri? Nyine urumva ngewe nkangutse mbona ndi hano. Ndashaka kumenya nahageze gute nazanywe n'abandi. Hari umusista yakuzanye umeze nabi. Umeze nabi kabisa. Kuko wari ufise kondisiyo itameze neza. Ahantu namubajije ukuntu bimeze yambwiye ko wari ugiye kwiyahura. Rero nanjye kwiyahura. Umusista si umusista umeze gute? Ni umusista afise imibiri yose inzobe ariko atari ni chocolate. Sinzi rero cyo mufana ariko niwe yakuzanye kuri iyo gitari. Nyine wazanye ryari se hari umusanga? Hari saa sita gutyo. Yari wenyine se? Oya yakuzanye n'imodoka urumva ukuntu wari umeze ntiwari umeze neza ku buryo ushobora guhagarara. Wari wataye control nyine ukuntu utameze neza. Nico gituma ahubwo nari ngarutse ndaho kumeze nsanze none uri kweguka baseruka mitende kari kuza ariko ndabona utaramera neza. Waba urindiriyeho gato tukagukorera control tukaraba umubiri uko bimeze tukagupima. None se uwo musista ari hehe se agenda? Yambwiye ngo araza kugaruka sinzi amasaha agarukira bishoboke ko ashobora kuza akugemuriye akabona kugaruka. Allô? Je suis vite ici. Mais c'est bon. Wari wabimbaje ngo baransutse baransoje. Uskuru ari yafoto naguhaye. Kuko mpamva n'amarasta maremare ameze ukuntu ntabwo ari menshi zisanzwe. Ni umumama. Nimero se ndaza kuzikora ko WhatsApp nari. Mva ni byiza ko ndaza kurebeza ifoto. Umva no bibona urabikunda cyane. Umva mupira gatuba ntitaye mama ari kumamagara. Mupira ndagwamagara. Allô? Ngiriwe neza mama. Makuru meza umeze ute? Ndi njyenyine mbwira. We nari magaze hanze. Oya, nta miteto byanzanye ndabyibuka nyine. Yamvumbura gute se? Ntabwo yamvumbura. Oya nanjye mba mbyibuka reka se urumva naje ahangaha se kwicara ngo nshire akaguru ku kandi. Reka uvana ajya bwenye bwe bwaranahumye. Ntabwo yabikeka pe. Ese ko nanjye igihe bincika nkumva Imana yanjye numva sinzi n'icyo naramukorera. Wasunyizera se? Sunyizera kweli. Oya biraza kurangira vuba rega nanjye ahantu ndaharambiwe.
Shana ari rero ngo ndankomeza ngo amakuru. Sawa. Ibindi bintu se yakubwiye byaba byambaye. Nje yambwiye iyo kondisiyo wari urimo nyine ko wari ugiye kwiyahura ariko nta birenze ibyo. Nshaka kwinjiza rero muri hospital bwira baguteremo serumu. Iyo se nari ndi njyenyine se. Sinzi ahubwo uwo mubaza naza kugaruka ukamuvugisha ituma byabaye yuko kuba. Hashize amasaha angahe se njyanya? Ni amasaha 2 maze utarabyuka ahubwo nayo ngarutse ndawe kumeze byuka biranangaza kuko mbivanye na kondisiyo urimo nzi ko turi ko Umuhemu. Ese wabuze ahantu telefone yanjye se? Telefone iri kuri reception ariko ntiwemerewe kuyikoresha kuko dogiteri ntashobora kwemerera gusa kondisiyo. Ko nyine ndumva umeze neza ndashaka guhamagara umukobwa azi mubaze ko byagenze mwafashe. Icyiza si uko wamurindira kuko n'ubundi yarambwiye ko agarutse hari ibintu agiye gufata ashobora kuba hari ibintu yaragiye kukuzanira byo kurya umunsi. Sawa ntacyo ariko nyine numpe na telefone yanjye nshaka kureba. Oya telefone ntiyemerewe umurwayi sibyo ahubwo guma hamwe kugira kondisiyo itaguma iba nabi kubera serumu buri kuyica. Ariko nimubona atinze mumpamagara. Nta mpamvu ntugire ikibazo ikintu ugomba kumenya ibintu byose birishowe we no kurindira akaza hama mukavugana ibindi bikomeza aje akansanga kuri reception. Sawa merci. Ariko please wibuke nubona atinze muri telefone muhamagara. Sawa. Simani kujya atinyukame nawe jino no akongeho akarusha ukongera ugahita unagenda no mwazanga nakubura. Oya ndabyumva se umva nakwanga kukubabara koko. Ese kubizi ko nabona kwanga kukubara nawe urabizi ariko. Oya ntabwo umwanzuro wakawufata umwanzuro wo guhita ugenda ntabwo ari umwanzuro mwiza kabisa. No wakabaye wicaye tugasamariza ikibazo kikarangira wayi nutumva uko wahita ugenda. Naho urabizi ntabwo nkwanga ko urabizi ko ngukunda mubiri wanjye urabizi ntabwo nakwanga kubabarira ariko nyine umva urazogaruka mu rugo tuze kubiganiraho neza nawe ntabwo akabaye ufata umwanzuro wo guhita ugenda n'ukuri. Yeah. Ndabizi biragoye ariko nyine tu kwihangana deni ukazagaruka mu rugo sibyo. Okay, thank you urabizi ndagukunda kandi love you so much. I'm waiting for you. Okay, bye.
Sometimes the person you love the most is the one who causes you the deepest pain.